kuri umugabo pasiteri yambara wambaye sitwari urabona iyi kanzu itameze neza cyagiteye narakiguze gutya ariko umugabo wanjye ntabwo abizi abimenye yayica ntabwo namucyana noneho yambara ntabwo reka nze njye mu nzu bikuza wari warabuvuze jya cyane reka nze njye mu nzu bikuza rero shadore nk'ikirere urabona narakidodesheje ubu ngubu ugize ingandishe kugira ngo atakibona maze ndi kubibona ugiye ngiye mu kirori kwamamariza ninde wabikubwira nabimbwiye njyewe ubwanjye mbese wabuje kumenyesha ko ugiye mu kirori nta n'uruhushya usabye ariko si ubundi ndagusaba uruhushya nkandi ngenda uruhinja ku byo ngomba kugusaba uruhushya buri munsi rwarambwiye cyokora umva nkubwire ubwo ugaruka witegura ko uza usanga amaguru ndi buyakureho nta n'ikindi Mama pasiteri agara mubiri kuri umugabo pasiteri yambara wambaye sitwari urabona iyi kanzu itameze neza mugabo wanjye twarasezeranye dusezerana guhuza gushyigikira none ubwo ngubwo ihangane ugende uhindura imyenda ntabwo iyi kanzu ndayikuramo wembi oya iyi kanzu urabizi ntacyo itwaye ubundi se ndakubwiye ko kwambara bisaba ngo wambara gutyo ngo kubera ko uri umugore wa pasiteri yewe wambaye nk'isereri neza ariko manano ngaho ibyo ni ibiki kumbwira icya mbere ni umukozi w'Imana ndasenga ibintu bikagenda neza abakristo bakishima ufite ikihe kibazo ubundi kuba ndi mama pasiteri bivuze ko ndi pasiteri ariko nanone nta nubwo byaba byamuha uburenganzira bwo kwambara nabi erega n'umurimo w'Imana iyo tugiye kubwiriza abantu ntabwo ari ugutwika ahubwo ni ukuvuga ngo niba ndi umukozi w'Imana agomba kugenda asa neza ugiye kubwiriza abantu barakeye basa neza ni abantu b'abasirimu ugiye umeze nabi rimwe na rimwe uzi ko bagusuzugura ahubwo pasiteri ibyo bintu byo byibagirwa uri pasiteri nta kindi ndenzaho oya ntabwo ari cyo mvuze mugabo wanjye urabizi rwose ariko nizere ko byumvishe none se ahubwo reka vuba kiriya kibazo wakijyaniriye ubuyobozi bintera ikibazo guhagararana mu masenti n'ibibazo yambwiye afite n'umugabo ibibazo dufite ibibazo bikeye muri runo rugo birahari ariko nanone byinshi kubera icyo ari abantu tutabajyana mu buyobozi reka tuza kubiganira umfashe niba udashaka ko njyewe tworoherane bariya abantu nutabajyana mu rukiko ngo bigaragare oya rwose ntabwo ari ukwirwana umwanzuro wanjye bikubwira sibyo ntabwo ngomba kujya guhagararana n'umukristo nyaboye mu rubanza ariko se tugende none nizere ko wamenye ubwenge none iki narabumenye ndimbabarira gukora no kuza kuba kajijisi narabumenye urwego umubeshye se uzabura ubwenge ako kantu ntabwo yo kubura ubwenge ariko urabona iyi viziyo turimo yo kubura ubwenge ubu mbwira ikintu ugejejeho cyagiteye narakiguze gutya ariko umugabo wanjye ntabwo abizi abimenye yayica ntabwo namucyana noneho yambara ni ukuri ugomba kumenya ubwenge ukajijuka none urabona waba muri iyi viziyo nta bwenge ufite se ahubwo reka nze njye mu nzu bikuza wari warabuvuze jya cyane reka nze njye mu nzu bikuza bimuhereke shadore nk'ikirere urabona narakidodesheje ubu ngubu ugize ingandishe kugira ngo atakibona maze kandi nzacyambara warajijutse none wagiye mu bandi bagore ubu se njyewe kubona gusa neza bitambera siko za nama nizo nakugiraga inshuti nziza warakoze cyane wese uko nari kubicisha muri iyi nzu ubundi umva warisobanukiwe mugore cyane reka ni ukumenya ubwenge umva ndakurahiye noneho ndemeye cyane kandi wandusha ubwenge ubyitayeho ndabona wandengaho aya uri hariya mu buryo bwose mbabarira ariko nanjye bizaza buhoro buhoro ngiye guhita mfatiraho umugabo gufata uko abishaka kandi we shawe aba ari ku cyangwe siko babaye se barikunda bagakabya ikiranye wabibonye ariko nakibonye iyi noheri ninjye nawe noneho ngiye kubemeza kuri karitsiye yose muzanyibaza nzajya kuri noheri ndi ku myako
bibacange. wajuje Nta mikino mfite ubu ngubu. mikino ndabona uje wowe ngiye gufatira igitenge cyiza urukweto rwiza umwenda mwiza muzajya mubariza iwanjye. Ngiye mu kirori kwa Mama Lisa. Ninde wabikubwira? Urabimbwiye. Ni njyewe ubwanjye. Noneho Jimmy narumiwe. Ubijwe n'ibiki? None se ibi bintu ubiteguye mu gihe kingana? Yego mwana nagasa. Iminota mike. None se mbese waruje kumenyesha ko ugiye mu kirori nta n'uruhushya usabye? Ariko si ubundi ndagusaba uruhushya nkandi. Ngende uruhinja ku byo ngomba kugusaba uruhushya buri munsi rwarangiye. Ningire gukora isuku hano? Uri umugabo wanjye tugomba gufatanya. Njye se ngomba gukora isuku buri munsi ngiye rero uyikoze ntabwo byakubera. Ndagiye nyine. Cyokora umva nkubwire. Ubu ugaruka witegura ko uzusanga amaguru ndi buyakoreho nta n'ikindi. Ni byiza rero bene data ko batwicaye gutya nabatumyeho ngo muze twifatanye mu byishimo bafite muri iyi minsi muzikorere mubyeyi warabaye iciro ry'umugani hano muri karitsiye ngo abakobwa banjye bararase ariko Imana yantabaye. Amen. Nabonye ko ntabyihererana rero niko pastor ndavuga ngo ubu twasenganye igihe kirekire Imana impa amasezerano bivugaho yabisohoje ubu ndi kwitegura ubukwe abakwe babiri Kanyange na Lisa rwose ubu ni ibirori ndishimye niyo mpamvu nabatuye nk'umuryango ngo muze twishimane. Mama pasiteri babizi twasenganye kera Imana imbwira ko indeme amashimwe muri uyu mwaka none yabikoze. Amen. Abandi babitubana bamuwe bose babonye nta kibazo mfite icyo mwakira hari hano iwanjye. Pasiteri ntabwo uri kubyumva. Pasiteri Imana dusenga kandi kanakora. Amen. Byose abantu bagira amagambo ikagira ijambo ibitariho bikabaho. Ni ukuri turishimye ku bwabo. Umukobwa wanjye rwose Ni neza nibeza umugereza. Kanyange Liza nguyu hirya nayo mu minsi mike nzi ko nawe hari icyo bari kuvuga. ese ko mutishimye we sha urahinda sha mbese niba ufite gahunda yo gushaka abagabo mugende nta by'abagabo nta naho nzajya numva ntibagende murekere aho mwabana mwe mu bana bato ntabwo muzi ibyishimo mfite ahubwo nagira ngo pasiteri muhereze ijambo nawe agira icyo abivugaho. Murabizi ko mwatubaye igihe kirekire turasengana Imana iravuga none irakoze ndagira ngo rero rwose tubahaye ijambo. Murakoze cyane Mama Liza ntawabura ibyishimo ku bw'ijambo ryiza utubwiye ariko gusa nagize amatsiko kandi nanone mbega harimo ibidasobanutse neza mu nkurikije uburyo nabonaga Liza na Kanyange akorega waganiriye nabi nyine nimashaka waganiriye nabi nimashake barakuze ngiye nsabashaka bazaba oya ngo nta hantu uzajya nta by'abagabo oya rwose waganiriye nabi nabonaga Liza rwose sinzi hari ibyo ntari gusobanukirwa neza. Imana nicyo tuyiravuga kandi igakora ariko nanone abakwe ni byiza baraje ni ryari umutubwira ashanze birumvikana no kuvuga ko pasiteri byo koko ariko Imana yaduguye abakwe babiri nk'uko nabibabwiye ntangira Kanyange na Liza rero nawe Imana rwose ese waduhamagaye watwumvise kugira ngo twereke abakwe n'abahamagaye kugira ngo muze numvise ibyishimo n'umunezero. Pasiteri urabizi ukuntu abantu bavuze barantaramana niko pasiteri babizi rero nkimara kumva iyo nkuru ko imbere yanjye imbere gato hari uko muri uru rugo numvise ko ntabyihererana niyo mpamvu navuga ngo reka ndegure agafanta
wewe na mama pasiteri na mama Cynthia muzi ko dukunze gusengana igihe kirekire mwebwe inshuti imbere murabizi ngo reka batume bitazabatungura namwe mugende musenge dore Satani arafuha Satani arafuha rwose ubwo yumvise ko hari ibyo Imana yaremye hano iwanjye kugira ngo mufashe gusenga niyo mpamvu nabatumye ibyo ni rwose nta kibazo ni wowe katumwemo kubw'abakwe abakobwa barahari rwose akwe babiri uko bari kubaza Imana ngo naho rigiye rwose nawe natuze ariko ubundi umwana aracyafite igihe cyo yewe urashobora no kurangiza master ndabizi banza wige mama pasiteri Imana irakora irabona twerereye niko bafukire ntekereza abantu bakanoshana ngo abakobwa banje bameze kucika ariko nawe bikubwiye arabikubwiye cyagenda ngo tuza buri muntu wese agomba ko isaha y'Imana igeze iri ku murongo ukuri irakora hasi hose akora ndabizi tuzamuka sombwa nazasedo urayibuka sana we irantabaye abe kuri Kristina yaneguraga yego kandi ko nabikora amasuku mu rusengero ngo do bitamuhembye ariko narabikubwiye ariko ntabwo ubuka wabuze uribuka igihe tujya mu buvumo haza abasore babiri b'abahanuzi ni kwaka ijambo ni byiza ko twishima rwose mwaza aretse tukazishima cyane ibirori byataje pasiteri ndeka nishima ntabwo azi ibyishimo abadamu munezerewe aha kuko Imana idusoje amasezerano ntacyo bitwaye tuzakora inshuro 10 kuri uriya munsi mukanyaga mubaza ikibazo cye ibintu mama nibishaka kuvuga ari by'abakobwa babiri ni iby'ibikomere ukari wowe uzana ka gasore k'amavuta yabo none se mama hari ubwo yibeshye ese mama none se nyine ntubuhari umva yakagombye kuvuga wowe njye ntabwo yakagombye byose mfite ubukwe buturuka he nyine nawe yakuvuze kubera ko hari aho yabikuye none se buriya ntiwabimubwiye shangiye rwose ibintu byo mu rugo biransetsa ngaho ejo bundi wowe wadekaraye ngo ufite ubukwe mu kindi ibintu mba nashaka kumva none nanjye banzanyemo ibyo bintu mushaka ko mubisubizayo yari gahunda yo gukora none se yabivuze atabizi yabivuze abizi ese ko muri kumushyigikira ubundi wowe njye wigeze wumva hariya mu nzu ngenza ni none se birumvikana hari aho yabikuwe buriya none se niba warimubwiye ntahari ngewe ibyo nabizira ntabwo nabizira njye kuba ndi gutegura ubukwe erega wambaye wishyizeho none se simfite fiyanse si undi kariya gahuka mufite no uzaza kuzana hano muri urugo ahubwo buriya wowe wangiriye ishyano none se byegere se n'ijye karagahungu karavuga ko shira ari mubi kariya ni mubi umva reka mubwire uzaba uzateza jewe ahubwo reka mama nkoreshereze ubukwe mubibone mva go ahead mubibone reka bakoreshe ubukwe byose wakazana mwazakoreraho ubukwe ntabwo ibyo bintu ndeba njye mu nkwe mu bintu mama yabivuze kubera ko afitiye amakuru we so bimenye ko nyine ubukwe burahari mbese ni buhari nta mwanya mfite wo gutanga amagambo nawe